wacaragiye amarira menshi umubabaro intimba n'agahinda dusigaranye abakuru n'abatoya turababaye cyane mbega inkuru mbi iyi nkuru iteye ubwoba wa nkuru we uri camugongo ubwo twumvaga uwacaragiye amarira menshi umubabaro intimba n'agahinda dusigaranye abakuru n'abatoya turababaye cyane nubwo tubabaye hari inkuru nziza abo hakuno ya Yorodani turimo turira mbona abo hakurya ya Yorodani bo bararirimbye ng'umugeni aratashye umugeni aratashye ng'umugeni aratashye umugeni aratashye bafatirana baracuranga aratashye umugeni aratashye aratashye yambaye neza araruhutse warateguwe bihagije uradusezera ntitwabimenya none birangiye wambutse umukoro ukomeye dusigaranye n'uwo gutwarana tukagerayo tukazabana mu gitondo cy'umuzuko warateguwe bihagije uradusezera ntitwabimenya none birangiye wambutse umukoro ukomeye dusigaranye n'uwo gutwarana tukagerayo tukazabana mu gitondo cy'umuzuko umugeni aratashye umugeni aratashye umugeni aratashye umugeni aratashye ntabwo azongera kubabara umugeni aratashye agiye neza aratashye we umugeni aratashye hasingiriye ikamba ry'ubugingo umugeni aratashye aratsinze aranesheje umugeni aratashye intwari y'Imana iratashye umugeni aratashye abasigaye bukomeye aratashye umugeni aratashye natwe abasigaye twitegure umugeni aratashye aratashye yambaye neza yambaye neza araruhutse n'imirimo myiza yambaye neza yamuherekeje araruhutse umugeni aratashye umunsi wawe wa nyuma umunsi wawe wa nyuma utekereza iki uvuga wiki witeguye ute nshuti yanjye ubwo uzaba winjiye mu cyumba gikomeye ubwo uzaba winjiye mu cyumba gikomeye cy'urupfu utekereza yuko uzaba uri he uri kumwe nande
bazakwinjira baguherekeza aho umuturanyi atagera. Oya, uwo mwashakanye ntacyo yakora ngo mujyaneyo. Umunsi wawe wa nyuma, utekereza iki? Witeguye ute nshuti yanjye? nyamara Yesu niwe wenyine tuzinjirana tugeraneyo, y'amazi maremare. Niwe wenyine tuzambukana. shaka Yesu Niwe wenyine uzaba ukeneye ku munsi wawe wa nyuma. Niwe wenyine uzarangizanya urugendo amahoro. Icyo gihe akazi ntabwo kazahagarara, uwagiye ubuzima buzakomeza nk'ibisanzwe. Nshuti yanjye we, icyakora abakuzi bazakora ibishoboka baguherekeze igihe gitoya, na za nshuti zawe magara mugendana ntizizakugezayo. Icyo gihe hazandikwa inzandiko nyinshi ubwayo mateka, bamwe batiruhukira mu mahoro, wari umuntu mwiza, abandi bati tuzahora tukwibuka. Ugendere, ariko byose bizaba byarangiye. Ndakugira inama iruta izindi, shaka Yesu, egera Yesu, niwe wenyine uzakugezayo. menye Neza ku iherezo ryanjye, wari wowe tuzaba turi kumwe. Yesu reka rero dusenge Imana tuyishimira uyu mwanya duhaye, tuyishimira umugeni yahisemo gucyura. Mana data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bikorwe mu isi nk'uko bikorwa mu ijuru. Tuguhaye icyubahiro mwami, turagushimye, tugushimiye umugambi wawe mwiza, tugushimiye ko uri Imana ibihe byose. Isi itararemwa wari Imana, kandi izarinda irangira ukiri Imana. Tubiguhereye icyubahiro cyane kuko utajya uhinduka, kandi nta n'ikibasha kurogoya imigambi yawe. Izina ryawe rishimwe. Turi hano nyakubahwa Imana, ku bwa gahunda y'umubiri ntabwo tunezerewe kuko hari mwene data wadukuwemo. Niyo mpamvu duteraniye aha ngaha, ariko ijambo ryawe rikambwira ngo igifite itangiriro kigira n'iherezo. Ku bwa mwene data Immaculée, uyu munsi ni iherezo ry'ubuzima bwe hano kuri iyi si, wo gutandukanya umwuka n'umubiri. Rero turabigushimiye ko ariko wabishimye ugatandukanya umwuka n'umubiri. Tubiguhereye icyubahiro cyane, wakoze, izina ryawe rishimwe. Umwanya rero turimo nyakubahwa, tugiye muri gahunda yo guherekeza umuvandimwe, tugiye kwibuka amateka, tugiye kwakira ijambo ryawe, tugiye kumva byinshi aha ngaha byaranze mwene data muri ubu buzima akiri kuri iyi si. Tuguhaye icyubahiro cyane kuko ubyemeye kandi ukaba ubishimye. Ndabizi abavandimwe, inshuti n'imiryango n'itorero muri rusange twatunguwe, ariko we ntabwo watunguwe, kubera ko ibyawe bihora bipanze kandi biri kuri gahunda. Kandi ngo iyo ugiye gusarura ntabwo iyo usarura ibiteze. Tugushimiye ko uyu munsi wa none wasaruye ibyeze, wasaruye umugeni, wabonye ko ari ngombwa ko ajya kuruhuka. Hano mu isi yararushye, yahuye n'ibibazo, yahuye n'imiruho, yahuye n'ingorane nyinshi, ariko turagushimiye ko uyu munsi wemeye kumuruhura kugira ngo aruhuke imihati n'imiruho yaruhiye hano mu isi. Izina ryawe rishimwe. Tuguhaye karibu na karamere ngo urukubane natwe. Tugiye gutangira iyi gahunda, uyu muhango wo kumuherekeza. Turaguhamagaye kuko tuzi ko ubwacu ntacyo twakwishoboza, ariko bane natwe dushoboze kugira ngo byose bikorwe neza kandi bigende neza nk'uko wabishimye.
turagushimye rero ko turi aha ngaha, turagushimye ko uyu munsi mukuru wa mwene data Imakire mwami wemeye ko tubutaha, wemeye ko tuba turi aha ngaha nubwo dufite agahinda mu mitima, ariko mu buryo bw'umwuka turanezerewe kuko ni umugeni ucyuye. Mwami ni umugeni ucyuye, turanezerewe. Niyo mpamvu tuguhaye ikaze, karibu na kare muguru kubana kutugiriye neza. Ineza yawe igaragara aha hantu, ineza yawe iganza imitima yose iri aha ngaha, kandi imitima yose iri aha ngaha Uwiteka Nyiringabo ndayikweretse ngo uyigeremo. Mwami humurize umuryango, ndabizi barababaye, natwe turababaye, twese muri rusange ntabwo twateraniraga aha ngaha, ntabwo dusanzwe dukora iteraniro hano kuriririmbi, ahubwo nuko hari uwo washimye kwisubiza. Jire turabigushimiye, uganze imitima yose iri aha ngaha, ubane natwe, ubane n'umuryango, ukomeze ubakomeze, twese muri rusange twiseye mu butware bwawe mu bwishingizi bwawe. Turatangiye nidusoza tukiri kumwe kandi byose bigakorwa neza nkuko tubyifuza, turabigushimira. Urakoze kubyumvisa kandi ukaba bitugabiye. Njyambaje Imana nizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Urakoze cyane.
asinziriye mu rukundo rw'Imana araruhutse araruhutse umukunzi w'umwami Yesu impumuro nziza ya Kristo yamenyesheje abantu ibyo gukiranuka asoje umurimo we araruhutse amaso yacu yaramubonye amatwi yacu aramwumva yahinduriye benshi ku gukiranuka asoje urugendo arataha umugeni wa Kristo araruhutse inshuti ya Yesu kunzi w'Imana arukiye mu gituza soje umurimo we asinziriye mu rukundo rw'Imana araruhutse araruhutse ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma araruhutse ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma araruhutse soje imirimo ye araruhutse inshuti ya Yesu arukiye mu gituza asinziriye mu rukundo rw'Imana araruhutse araruhutse nubwo amarira atemba ku maso yacu imitima yacu irimbana n'ijuru mwese tubahaye ikaze hano muri uyu mwanya. Mbere ya byose banje kwihanganisha umuryango wa nyakwigendera kugira ngo kubura umubyeyi niba ari ikintu kivunnye kigoye ukubura umubyeyi, ariko Bibiliya iratubwira ngo tutagwisari tugakomeza gukora neza tuzongera kumubona. Rero nagira ngo mbabwire ngo mukomere, iri ntabwo ari ryo herezo ry'ubuzima, ni iherezo ry'umubiri wavuye mu gitaka ari naho uraza gusubira, ariko si ryo herezo ry'ubuzima. Imana irahari kandi izatugirira neza. Nagira ngo mbabwire ngo mukomere, mwihangane nubwo biba bitoroshye. Imana ibahe umugisha. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana mu gihe gito. Ijambo ry'Imana rivugwa mu mwanya muto, ariko ijambo ry'Imana ntiriba rito. Nta kajambo k'Imana kabaho, ahubwo ni ijambo ry'Imana kandi rikavugwa mu gihe cyaryo, rikaba ryuzuye rifite ibihagije byose. Rero navuga ngo mwakoze gutabara kandi munyemere twumvane ijambo ry'Imana, kuko Imakire ubu ntacyo tukimubwira, nta na kimwe,
nta n'amasengesho yandi turaza kumusabira. Twayamusabiye mbere akirwaye, tukimusura, tukimuvugisha akavuga, ariko ubu ngubu ni ukumuherekeza tukamubika. Ubwo ijambo ry'Imana nitwe tugiye kuribwirwa, ngiye kuribabwira nanjye ntasigaye. Imana ibaho umugisha mwakoze. Turanyaruka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Itangiriro, ibice byaho ni 2. Nguko nabibabwiye, ndasoma imirongo mike kugira ngo byose bize gukorwa neza kandi muri gahunda. Imana ibaho umugisha. Ni Itangiriro, ibice ni 2. Turasoma duhereye ku mirongo mike cyane, turahera ku murongo wa 15. Hari amagambo avuze ngo Uwiteka Imana ijyana wa muntu imushyira muri iyo ngobyi yo muri Edeni ngo ahingire ibirimo ayirinde. Uwiteka Imana iramutegeka iti, ku giti cyose cyo muri iyo ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka, ariko igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Dusimbuke dusome hakurya mu bice 3 kugira ngo tuze kuganira. Bice 3 aho turasoma imirongo mike, turahera ku murongo wa 19. Hari amagambo avuze ngo gututubikana ko mu maso hawe niko kuzaguhesha umutsima urinde ugeza uzasubira mu butaka, kuko arimo wakuwe. Uri umukungugu mu mukungugu nimo uzasubira. Amen. Imana ishimwe. Iri ni ijambo ry'Imana dusomye. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo mbere na mbere hariho jambo, kandi jambo yahoranye n'Imana. Imana yahozeho, umwuka w'Imana yahozeho. Ibyo ni ibintu byahozeho. Umwuka w'Imana yahozeho, jambo yahozeho, n'urupfu rwahozeho. Buriya urupfu nabwo rwahozeho, rwari rutaragira ububasha, rutaragira aho rwerekanirwa, ariko narwo rwahozeho. Ijambo ry'Imana rirambwiye ngo Imana imaze kurema, Imana mu kujya kurema ibintu byose yaremye yakoresheje ijambo. Yaravuga ngo habeho isanzure, ibaho, habeho ibiva bitatu bibaho, habeho ijoro n'amanywa bibaho, ibintu byose iravuga ngo bibeho bibaho. Ariko igeze ku muntu ifata ubutaka, umukungugu irawubumbabumba, maze kubumbabumba kuramo umuntu, maze gukuramo umuntu imuhumekeramo wa mwuka w'ubugingo. Wa mwuka w'ubugingo wahozeho ugendagenda hejuru y'isanzure, kuko isi yari itagira ishusho, yari itagira ukwiri. Ariko Imana imaze kurema umuntu, wa mwuka uva mu isanzure iraze gushyira mu muntu, maze kumushyira mu muntu, umuntu aba ubugingo buzima. Haleluya. Niyo mpamvu mwumva nyine turi abantu dufite ubugingo buzima, turasa n'Imana. Waba uri muremure, waba uri mugufi, uko waba ureshya kose, uko waba usa kose, nuko urasa n'Imana. Twaremwe mu ishusho y'Imana. Impamvu dusa n'Imana ni uwo mwuka w'Imana yaduhumekeyemo ukaba muri twe. Haleluya. Turi ubugingo rero buzima. Imana rero imaze kurema wa muntu imusize muri ya ngobyi, nababwiye ko urupfu rwahozeho, reka no mbasobanurira urupfu rwahereye. Imana imusize muri ya ngobyi iramubwira ngo genda muri iyi ngobyi, nugera wihingire kandi unayirinde. Urumva ko imirimo udakora, biravuga ngo udakora ntakarye. Iyo uri mu isi ukaba utari gukora, hari itegeko ry'Imana uba wishe, hari icyaha cya mbere uba warangije kwadukana. Buri muntu wese akwiye gukora. Imana iramubwira ngo genda uhingire iyo ngobyi kandi uyirinde. Numara gukora ibyo ngibyo, ibirimo byose ndabiguhaye. Wemerewe kubirya, ukabirya uko ushatse, igihe icyo ari cyo cyose ugasoroma urubuto rw'igiti ushatse. Haleluya. Umuntu aragenda ajya muri ya ngobyi ya Edeni, nguko yabibwiwe niko yabisanze. Ariko Imana yamubwira ngo hari igiti kimwe nakwemereye, kimwe cyonyine. Icyaha kibaho ari uko hari itegeko. Iyo nta tegeko ririho, bene data bavandimwe, burya nta cyaha kiba gihari. Icyaha kigaragazwa n'iki? N'itegeko. Adamu arabwirwa ngo genda urye igihe cyose ushakiye, urya uko ushaka, ariko kiriya giti kimenyekanisha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho. Umunsi wakiriyeho no gupfa
uzapfa. Mana tugiriye neza, nagira ngo ahantu tubumve neza. Baririmbyi baturirimbiye neza ngo umuntu aboneka ameze nk'igicu kibundikira ku musozi, mu kanya gato kikeyiruka. Niyo amaze gutungurwa n'urupfu abantu baramutinya. Mpari mubizi, ni umubyeyi wawe mwagendanaga. Nje umunsi umwe byambayeho, napfushije papa. Napfushije papa ntahari, igihe ngereyo tujya kumukura muri moroge. Ariko ndagira ngo mbabwize ukuri bene da, naratinye neza neza. Sinzi ukuntu nicaye mu modoka, ubu twagize umugisha, hari izi modoka za kizungu cyangwa iterambere rimaze kuza, abantu bagenda mu modoka zitwikiye. Ubundi twe twatwaraga hano muri izi za pick up. Turicara inyuma hamwe na Mayite. Ngize gute sinzi ukuguru kwakoze kusanzwe, nari nguye hasi. Nari nguye hasi neza neza, niko ndi kumwe n'abandi bantu. Naricaye kwa kundi imodoka zigenda mu mihanda itaringaniye zikinyeganyiza yinyeganije, mankojeho ukuguru. Nari nguye hasi, yo ndaza kubana n'abasore ngo bandamire. Kandi ni papa. Ni papa ndangije ndamutinya. Iyo umaze gukurwa mu mwuka w'Imana, uba wabaye igipambara, uba wabaye ikindi kintu, uba wabaye, sinzi ukuntu nakuvuga, biba byamaze kurangira, uba wahindutse. Imana yarambwira ngo umunsi wakiriyeho no gupfa uzagira gute? Uzapfa. Adamu rero birenga haragira gute? Arakirya. Amaze kukirya, urupfu ruba rubonye imbaraga, urupfu ruba rubonye umwanya, ruba rurinjiye, rutangira kugera ku bantu. Abakomeye rurabatwara, aboroheje rurabatwara, abakoze ibyaha rurabatwara, n'abatarakoze ibyaha rurabatwara. Kubera ko ni isezerano Imana yasezeranye na Adamu, ahitamo nabi. Yaza guhitamo kutarya kuri kiriya giti twari kuzabaho iteka mirere, ariko urupfu rwatugezeho. Imana rero bagiriye neza, naga mbibutse ko ari mwe ndi kubwira, ko ari nge ndi kwibwira, kugira ngo dutegure iherezo ryacu. Imirimo ukorera mu isi urayikora. Nababwiye ngo twahawe imirimo, buri Makire hari impano yahawe akiri hano ku isi kandi yarazikoresheje. Hari itaranto yahawe kugenzura, yarazigenzuye. Ndagira ngo nzibabwiremo nkeya izo yagenzuye. Nshobora kubabwira icya mbere, yabayeho arakura, amaze gukura ashaka umugabo abyara abana. Iyo ni itaranto yagombaga gukoresha kugira ngo abana baze hehe? Baze hano ku isi. Amaze kubyara abana kandi yabareze neza. Ndabizi muraza kubihamya, ariko icyo nzi nuko nubwo nge naba naramubonye akuze, ndazi amateka ye, ariko ababyirukanye murabizi. Iyo taranto yagize gute? Yarayikoresheje. Abyara abana, abyara abuzukuru, arabarera, abahindero, agira gute. Iyo ni taranto yagombaga gukoresha akiri hehe? Akiri hano ku isi. Mana ishimwe cyane. Ku murongo twagezeho undi bavuze ngo gututubikana ko mu maso hawe. Amaze gukora icyaha, hazamo noneho umuvumo, hazamo ingaruka z'icyaha. Buri umuntu akora icyaha niyo wababarirwa, ariko ingaruka z'icyaha urazirengera. Siko mubizi? Ingaruka z'icyaha umuntu agira gute? Arazirengera. Urababa meze. Kandi imirimo dukora tukiri bazima ni izaduherekeza. Ntabwo imirimo tuzakora twarapfuye ariyo izaduherekeza. Imana ibagiriye neza. Reka tuze gusoma rya jambo ry'Imana, numva nshaka ko dusorezaho. Imana ibagiriye neza. Hari amagambo avuze ni mu bice 4, turahera ku murongo wa 13. Haravuze ngo ariko bene data, nidushaka ko mutamenya ibyo abasinziriye, mutababara nka babandi badafite ibyiringiro. Ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka, aba ariko twizera yuko Imana izazanana na Yesu, Imana izazanana na Yesu abasinziriye muri we. Iki nico tubabwira, tukibwirijwe n'ijambo ry'umwami wacu, yuko twebwe abazaba bakiriho basigaye kugeza kukuza k'umwami tutazabanziriza na hato abasinziriye. Kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru, aranguruye ijwi rirenga, hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye, n'impanda y'Imana. Nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyananwe nabo tuzamuwe mu bicu gusanganira umwami
mu kirere, nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Nuko mumaranishe imibabaro kubwirana ayo magambo. Amen. Mana ibahe umugisha. Nagira ngo mubimenye, ntidushaka ko mutabimenye, mubisobanukirwe, mumenye ko abapfuye bizeye, abapfiriye muri Kristo bazazuka. Twebwe abazaba bakiriho, ntugire uwo mugisha nanjye ningira uwo mugisha. Turavuga ngo twebwe niko kuri, ningira uwo mugisha nawe ukawugira, ntabwo tuzabanziriza na rimwe. Buri makire niwe uzabanza kuzuka, noneho natwe abana be bazaba bakiriho, abazukura buzukuruza bahindurwe, nibamara guhindurwa tugire gute? Dusanganira umwami ubwo azabaje mu bicu, kandi tuzamenyana. Haleluya. Buriya tuzamenyana, ibyiringiro dufite nuko tuzamenyana. Yesu namanuka nagaruka tuzamenyana. Araba amaze imyaka n'imyaka basinziriye, natwe bazaba bahinduwe tuzagira gute? Tuzamenyana. Haleluya. Umuririmbyi we yaravuze ngo nzi ko nzumva izina ryanjye rishya. Buriya Imakire nazuka ntabwo azaba yitwa Imakire Nyirarwimo. Imakire ntabwo azazukana Imakire Nyirarwimo, ntabwo azazukana umubiri yambaye ubora, azaza yambaye undi mubiri utabora. Haleluya. Nibwo rero tuzamumenya, azamenya nanjye nzamumenya, nawe uzamumenya. Azagerayo bana buzukurure n'abuzukuza bazavuka yaragiye bazamumenya. Haleluya. Rero ngo tumaranishe imibabaro tubwirana ayo magambo. Nubwo mwari mubabaye, ariko nagamba bareme mu ibyiringiro ko ku munsi w'umuzuko tuzabona abacu twatandukanye. Ahubwo hirimbanira kumenya ngo ngiye ibyo ndi gukora ku munsi w'umuzuko nzazukira kumubona, kuko abazabonana bakamenyana n'abazazukira ubugingo buhoraho. Babandi bazazukira gukorwa n'isoni bazaba bari kunyonyomba, bazanyonyomba gatega ke bari kunyomyomba. Hariya ngo ikuzimu ndakiza kibayo. Ijambo ry'Imana ngo nyirunyo rwaho ndi rupfa. Umva kaga kari ku bantu bazarimbuka, mumva kaga kari. Nyirunyo rwaho burya ndi rupfa, ruhora rurindire rwiteguye kurya. Niyo mpamvu tukwiye guhirimbanira gukorera ijuru ng'abazaritaha. Imana ibahe umugisha bene data, mwitekerezeho, nurangiza ufata umwanzuro, garukira aho ngaho. Ibyo waba uri gukora simbizi, ariko imirimo mibi iragaragara n'imirimo myiza iragaragara. Abakijijwe hari ibibaranga, abatarakizwa nabo hari ibibaranga, ariko icyo twifuriza buri muntu wese uri aha ngaha ni ukubi byatubera iki? Byatubera inyigisho. Nyirarwimo nakubera inyigisho. Imyaka yari amaze urabona ko ari myinshi, ariko yagize gute? Yagiye. Kandi yari afite abakomeye bari gutanga amafaranga bakagurira urupfu, ariko ntibyakunze, yagiye. Rero mwitegure, Imana ibahe umugisha. Nsoreje ku ijambo rimwe ntaje gusoma rivuga ngo abazima bazi ko bazapfa, ariko abapfuye ntacyo bazi. Bene data, nzi ko nzapfa, nawe uzi ko uzapfa. Mu gitondo runaka arapfa, twese turabizi, ariko Nyirarwimo ubwira ngo hari icyo akizi? Iyi sanduka nziza mwamusize mubwira ngo yayibonye? Izi ndabyo zose ziri aha ngaha ntabwo yazibonye. Mu buzima bw'umuntu umuntu agira ubukwe butatu: kuvuka no gushyingirwa no gupfa. Ariko ubukwe bwo gushyingirwa nibwo umuntu abona, ubu ntabwo yabubonye. Navuga ngo Imana ibahe umugisha nsoreza aha ngaha, ariko witekerezeho urebe ngo mbese njyewe runtunguye nakwitabana iki? Ni iki wakwitabana? Niyihe mirimo wakwitabana? Buriya Nyirarwimo iyi nayo ni imirimo. Ibi bintu muri kubona aha ngaha, izi ndabyo ni iki, n'aba bantu bose bicaye naho ni imirimo. Ni imirimo yagize gute? Ni imirimo yitabanye. Wowe ni iki wakwitabana? Imirimo wakoze ni iyi. Imana ibahe umugisha mwakoze witekerezo. Mana data wa twese uri mu ijuru, Imana y'amahoro, turagushimye, tugushimiye uyu mwanya mwiza uduhaye wo kumva ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni rizima ngo kuri muzima, kandi watubwiye ko muri byose dukwiye kugushima. Natwe tugushimiye umunsi waduhaye kubwo guherekeza mwene data Nyirarwimo. Tuguhaye icyubahiro cyane, wabishimye ubona ko ari ngombwa, uduhuye umwanya wo kumuherekeza. Tubiguhereye icyubahiro cyane, wakoze, izina ryawe rishimwe. Twakiriye ijambo ryawe. Ijambo ryawe riratuburiye Mwami ko nta kindi kidutandukanya nawe ni icyaha. Nanjye niko nsengeye imitima yose iri aha ngaha, imitima yose iri imbere yawe Mwami urayizi kandi urayibashije. Ndabasengeye ngo bagiriye neza, bose ubageremo, uhindure Mwami. Hari abatarakwakira, hari abamaze gutandukana nawe, hari abamaze kwimika izindi mana mu mitima yabo, ariko uyu mwanya ndasenze Uwiteka Nyiringabo ugenderere imitima yose iri aha ngaha. Cyo tuburishemo ni imigambi y'umwanzi, mu izina rya Yesu Kristo ndanetraliza, ndagamburuza, ndakenyuruza, ndirukana ibyiyoberanya n'ibyishushanya byose
mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu. Reka imitima iri ahangaha yose ikengurukire kukwakira, reka ikingurukire kukwakira mwami, reka imitima yose ikwakira, abagabo bakwakira, abagore bakwakira, abasore n'abakobwa muri rusange. Dukeneye kuyoborwa n'ijambo ryawe, uho buri wese mwami ukiri hano mu isi ukiri muzima gukoresha igihe cye neza, kugira ngo igihe azaba yahamagawe mwami ibyo yakoze nibyo bizagenda bimuherekeje. Nkuko tunezezwa no gutaha kwa mwene data Nyirarwimo, turanezerewe mwami kuko igihe yahawe ku isi yaragikoresheje, itarantu yahawe kugenzura yarazigenzuye kandi zeze imbuto nyinshi. Niyo mpamvu navuga ngo turanezerewe. Reka n'imitima iri ahangaha rero imaze kwakira ijambo mwami ishobozwe nawe, ubohorwe nawe, ubohora abagabo, ubohora abagore, uganze imitima yose uduhembure, ijambo ryawe rigira ububasha kuri buri wese wamaze kuryakira. Urakoze kubyumvise kandi ukaba bitugabiye. Nciye bugufi mwami ngushimiye ijambo ryawe uduhaye, ngushimiye abamaze kuryakira, ngushimiye imitima myinshi igiye guhinduka kubwira ijambo. Urakoze kubyumvise ukaba bikoze. Njyambaje Imana nizeye niyo mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Amateka y'umuhisi Nyirarwimo Immaculée yavukiye mu cyahoze ari prefegiture ya Butare itariki 1 kwezi kwa mbere mu mwaka w'1940. Ubu akaba yaba mu karere, ubu akaba ari mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo. Akaba yari yarashakanye na Venansi Ruhigira. Baje guhungira mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka 1959, abyara abana 4, abahungu 3 n'umukobwa 1. Umubyeyi wacu yaje kugaruka mu Rwanda mu mwaka w'2015. Akaba yitavye Imana, yaratuye i Mahama. Akaba umubyeyi wacu yitavye Imana, yarasigaranye abana 2, umuhungu n'umukobwa. Bakaba batuye mu mahanga bose, bakaba bubatse bose, akaba nasize abuzukuru 3. Umubyeyi wacu yitavye Imana afite imyaka 86. Murakoze cyane. Bitoroshe kuvuga ariko turagerageza ku bubasha bw'Imana. Uyu mubyeyi ntabwo nabura ikintu yavuga. Uyu mubyeyi namwigiyeho ibintu byinshi. Uyu mubyeyi yaranzwe n'urukundo, yarakundana cyane. Imana yarakoze kuduha umubyeyi nk'uyu kandi azi Imana. Uyu mubyeyi rero uru rupfu ntabwo rutunguranye. Imana yaramuhaye igihe kinini cyo kwitegura, kandi yagwaye neza, agwara nk'umukiranutsi. Ntabwo yigeze atugora, ahubwo waragenda kumureba kandi wowe ubona ko arembye, yakubona umaze kumuramutsa agaseka, ukamubwira ati ariko ndabona uyu munsi umeze nabi, agahita akubwira ati ni amaso yawe ahubwo agiye meze neza cyane. Rero namwigiyeho ibintu byinshi, kubona umuntu ababazwa n'umubiri ariko akakubwira ko atababara. Nk'ubu haje nk'abantu ugiye nakunda. Uyu mubyeyi nawe afite nk'abacuti banjye tukagenda kumusura, nkamubwira nti ma, aba ni abacuti banjye bashatse kuza kugusura barebe uko umeze. Yarishima cyane. Ubwo guhera aho nabo bahita baba inshuti. Bamara nk'icyumweru nkasubirayo, akambwira ati se abacuti bawe ko bampebye. We yumvaga ko umuntu utashaka kumara iminsi 2 mutari kumwe. Nkamubwira ati bahugiye mu kazi cyangwa nta mwanya. Akambwira ati se wewe muraheruka kubonana? Namubwira ntoya. Akambwira ati bamugira urukundo. Ati nyamba utazi ko mumaze igihe mutabonana, ubundi se urazi ko ari bazima? Urumva rero yari afite urukundo, yari afite Imana muri we. Ye kuva mumenya bibi, yarakora, yarasenga cyane. Kuko jewe ndi umuyisilamu, nagiye kwirigwayo
yamenya n'amasaha nsengera, yabona ndengejeho n'iminota akambaza wese wasenze. Urumva ko yakunda Imana. Rero umubyeyi wacu ndamushimiye cyane, yadusigiye urukundo, yatweretse urukundo cyane mu muryango. Ndibuka turi Burundi kuko twaje 2015 kandi urumva ko yarakuze, yarafite imyaka 76, ariko bibi yabyuka saa 12 yabageze ku rusengero basengera habe n'uwundi mukecuru. Urusengero runini, bakabanza bagakubura amatoilette, bakayakoropa, bagakubura urusengero. Bari bafite imbuga nini cyane, bakayikubura. Urumva bahera saa 12 bakarangiza saa 6. Bakagera mu rugo ubona ko apfuye. Wamubwira ngo sebi kubera iki ugenda kuvunika wenyine, ni usengera muri rya rusengero? Agahita akubwira ngo uriya ni inzu, iyi nzu ndiho ndakubura, iyi nzu ndiho ndakoropa, niyo nzaba mu iteka. Urumva rero yarakunda Imana, nta nubwo twari dukwiye kubabara, ariko nk'abana b'abantu dutegereza kubabara kuko tuvuyemo. Rero by'umwihariko nshaka gushimira umuntu wese araha yaje kudutabara. Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha cyane cyane. Kandi ndafite by'umwihariko abantu nshaka gushimira. Nshaka gushimira abana banjye, nshaka gushimira Beni, Sania na Obed, babaye abana beza cyane. Aba bana mubona baraguye inyuma y'abibi, jewe kuko kenshi ari igihe ntaba mpari, ariko bibi ntiyashobora kubura amata. Bagenda gukamisha, bakagenda ku zuba, naho hagurubura. Aba bana bahorana ikapo mu ntoki bagiye kureba bibi. Aba bana bari bafite groupe basengana. Aba bana barahamusi mwasengana na ba Beni. Ndabashimiye, Imana ibahe umugisha. Mwaragenda mugataramisha bibi, mukamuririmbira, mukamusengera, mukamusubiza muri morale yayitakaje. Ariko usibye ko atigeze atakaza ibyizigiro n'umunsi wa rimwe, kuko yahorana abona ko we yarafite. Buri munsi yarambwira ngo ntabwo nibyura, nta nubwo niyicarika, ariko umunsi umwe muzabona basanze hanze. Kandi ndashima Imana ko icyo kintu cyabaye. Yarahagurutse arakagendera ku nkoni, kandi yari afite paralize uruhande rumwe. Nibyo ndabishimira Imana. Imana ihabwe icyubahiro n'ukuri. Rero bana banjye, mwaramweretse urukundo nawe ararubereka. Imana ibampera umugisha. Ibyo mwakoze Imana izabibasubiza ku bicumbi 1000. Hanyuma ndakeneye gushimira by'umwihariko umumama yitwa Mama Clevis na Papa Clevis. Ndabasabye bahaguruke bazi imbere na Clevis. Uyu mubyeyi mubona, simfite amagambo ushaka kumuvuga. Mweretse Imana yo mu ijuru, yo yamuduhaye. Nta kindi namusabira, iby'isi birashira. Musabiye ijuru n'umuryango we. Nukuri Imana imuhe umugisha w'amapepe. Watubereye umuvukanyi mwiza, watubereye aho tutari turi. Umufata nka mama wawe. Hanyoko uko yakwitangura umukazana wanjye, uyu akamwita umuhungu we. Yabona Mama Clevis atishimye ati umuhungu wanjye yaba hari icyo yakukoze. Nukuri Imana ibahe umugisha Papa Clevis. Nutari bibi niyaza basanga mu rugo rwanyu, muzamwakire, kuko iyi ni imigisha mwakoreye. Kandi icyo nzi cyo ntabwo ihereye aha, Imana izayibishura. Rero bashimiye inshuti zanjye zose, abaturanyi banjye, abantu bose banyitayeho bakaza kumfata mu mugongo. N'abandi mwese muri aha, hari izindi manza mwari mufite mutagiyemo. Suko ari twe bacuti banyu mwe twenyine, hari n'abandi ariko mwaje dufata mu mugongo. Imana ibahe umugisha. Hari n'abandi bavukanye banjye nkeneye gushimira, kuko baranteye intege cyane kuri bibi. Ndasabye abavukanye banjye muhaguruke,
namwe nshaka kubashimira imbere y'abantu kuko n'ubundi Imana itubwira mushimire uwukumva utakumva nta kamaro buriya tupfa gushima gusa ariko buryo gushimira abantu bakumva ni byiza mwarakoze kuba hafi yanjye mukaba mwakoze no kuba mwaje mwafashe urugendo runini mugasiga abana bato kuko hari abafite abana bato mugafata urugendo nk'uru muje kumfata mu mugongo Imana iramugisha Nadine by'umwihariko Nadine tumaranye iki gihe cyose Nadine iki gihe cyose bibi guhera ndikire Nadine yari hano imahama nukuri Nadine Imana igumugisha tagabanije uzabikorere n'abandi ntabwo rero navuga ibintu byinshi kuri bibi ntabwo twavaha kandi hari imirimo myinshi dushaka gukora murakoze ubwo bwitangwa kuko mwitanze muzabikorere n'abandi murakoze cyane yatashe neza kuko twebwe nta nubwo umuntu yamenye n'igihe yasinziririye wabonaga ko akanuye ku buryo na muganga yaje mubwiye ntimugagenda abona mama atariho arahumeka muganga arambwira ati si umukecuru nasanze ari kumwe n'umwana w'umukobwa ko yari kumwe na Sami yagenda nari isohotse hanze gato ndamubwira ngo niwe arambwira turabeshya kuko ngejeje kumupima sanga umwuka urakwiriye ndamubwira ati yamara ngo inurebe muganga abwira umurwayi bari kumwe ati mbabarira kendi baza ko uyu mubyeyi ari ikibazo afite twaragezeho ijambo yavuze ibaza umuganga aramureba arangije ngo mukecuru ibintu nkoze ni ibiki arambwira ati simbyemera arapfuye ndavuga ntarega Imana yisubije ibyayo wewe uri muganga ariko hari muganga ari hejuru yawe ubwo rero iramukijije kuruta uko mwebwe mwari kumukiza rero dushima Imana ko yitaye yuko Imana ihabwa icyubahiro murakoze uyu mubyeyi tumaranye igihe kitari gitoya abana be bajya kugenda bagiye n'ubundi tubana kugeza iki gihe yiviriye mu mubiri rero yambereye umubyeyi mwiza nanjye mu byo nizera numva ko namubereye umwana cyo mushima ntago yigeze ambera umukecuru wanduranya ntago yigeze ambera umubyeyi mubi ibintu byose yabifataga nk'ibisanzwe yagerageje kutubwiriza akajya atubwira amagambo meza twaraganiraga tukishima tugaseka ari mu nzu n'aho yarababaye turi kuganira ntago ari kumenya yuko ababaye yakwerekaga ko atababaye kandi nyamara ababaye rero icyo shimira Imana nuko yitahiye neza atanduranije ijoro kuri Noheli kuwa gatatu twabashije kuganira amasaha menshi niyo masaha duheruka kuvuganiraho twabashije kuganira turi gufungura turaganira tuvugana ko twiteguye Noheli neza kuwa kane mu gitondo turabyuka nanjye niyashaka kwitegura ibya Noheli maze gushyushyanya ikirango shyushya amazi yo kumwoza dusanga umukecuru ameze nabi twahise twirukanka tujya kwa muganga duhamagara uyu ubwo ngezera kwa muganga bahise banyohereza Kirehe nagiyeyo uyu yaje asanga amaze kugerayo twabaye Kirehe rero ntabwo twashoboye kongera kuvugana nawe niyo ngiye kutuvugisha gusa twabaye Kirehe igihe kiragera abaganga badusezerera n'ubundi twagiye ari muri koma tugaruka ari muri koma badusezerera atari uko akize batubwira ngo nitugende tumushyire mu rugo turamuzana tumushyira mu rugo twakoze ibyo dushoboye rero nk'abana b'abantu ariko ku munsi wa gatatu n'ubundi nibwo yabashije kuremba cyane uyu mubyeyi numva yaritabye Imana saa moya n'iminota 38 nibwo yabashije kuva mu mubiri ariko ndashimira abantu bose batugezeho batuganiriza abadusuye turi mu rugo hari n'abandi badusuye turi Kirehe abo bose Imana yo mu ijuru baha umugisha ndashimira aba bana b'abakobwa Sami na Nadine baradufashije jye n'uyu mubyeyi ntabwo twari kubyishoboza byinshi
ariko bagiye badufasha. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Hari abapasiteri baje kumusengera bakagumiza baza bamusengera, abo nabo ni ukuri Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, turabasabiye umugisha. Rero icyubahiro ni icy'Imana. Icyo twizeye neza ni uko uyu mubyeyi agiye mu ijuru, ni uko twizeye ko atashye, twizeye ko tuzamubona. Imana ishimwe. Murakoze. Uyu mwana wanjye yajyaga ava ku ishuri, yaza bakicarana bakaganira, nkaho kubanza kugera aho undi yahitiragayo. Yaramukundaga cyane kandi nawe barakundanaga. Imana rero ishimwe, aritaye, ariko niko bigenda. Imana ishimwe. Murakoze cyane. Kuri uyu munsi ndashimira Imana yo mu ijuru yaduhaye uri mubyeyi nka kadori yaduhaye, ariko Imana yamukunze kudusumbya, yabonye ko ari byiza kugira ngo uyu munsi imwiyegereze, imuhembere ibyo yayikoreye. Rero uyu mubyeyi yaratureze, aturera ari umwe. Twabuze papa tukiri bato, ariko iby'abana bari bafise ababyeyi babo babiri baronka, mama ari umwe yaragerageza kugira ngo abiduhe, abana be ntihagire ikintu babura na kimwe. Ibyo rero ndabimushimira, abana turabimushimira. Yari umubyeyi w'intwari, yapfaka yari muto ariko ntiyigeze yiyandagaza ngo yitware nabi, kuko hari icyo Imana yari yarashize muri we. Rero uyu munsi ntabwo tubabaye, uyu munsi turafise umunezero kuri uyu munsi we wa nyuma. Ikiduteye ibyizigiro si ikindi, ni uko Imana yamushingiye intahe mu minsi ye ya nyuma. Abo bari kumwe barabizi, Imana yamushingiye intahe, ivuga ko yayikoreye, ko ari umugeni wayo. Ni bake duhora tubona Imana izi ikavuga ngo uyu ni umugeni wanjye yarankoreye, ndamunezererewe. Ariko uwo mubyeyi Imana yaje mushingiye intahe, abantu bahari, abantu bumva, abo bari kumwe. Rero icyo kiduteye intege, kiduteye ibyizigiro ko tuzosubira kubonana nawe. Rero ndanezerewe, turanezerewe, abana biwe turanezerewe, dushimira abantu mwitanze, mukava kure, mukava hirya no hino, mugasiga ibikorwa byanyu, mugakora ku buryo bwanyu, mukaza kumuherekeza. Imana yo mu ijuru itibagira ibikorwa, izibahembere kugororoka, izibaha umugisha, izibagirire neza. Abantu bamuhabaye hafi, bakaba mu kibanza. Nta busanse yacu umubyeyi yigeze abura, kuko yari afite abandi bana bamuri iruhande. N'Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Ndazi ko igihe kimwe bazasubira guhura nabo. Ndashimye, simfite icyo navuga kuri uyu munsi. Aho kumva zitatuvuye, ariko Imana yamuje ishimwe. Ibintu byose biba ku mugambi w'Imana, uko bibaye n'iki Imana yari yabiteguye. Ntabwo apfuye yidodomba ngo ntabwo turi iruhande rwe, kuko abandi bana bari basigaye mu kibanza cyacu, kandi natwe twavugana ku munsi ku munsi. Na cyane cyane ko ari we yaturekuye ati, bana mbahaye umugisha, ndabahezagiye,
nimugende kuko musigiye abandi bana turi kumwe. Ibyo rero nta birebire twavuga, ariko ndavuze ngo Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro, yabikunze ko uyu munsi kuri iyi tariki ari wo munsi we wa nyuma tumusezereyeho. Imana ibahe umugisha. Nanje Revera Pasteur umushumba nabanye n'umubyeyi wacu. Uyu mubyeyi wacu ni umubyeyi w'umubiri, nanjye nabaye umubyeyi mu buryo bw'umwuka, kandi nejejwe no kumushingira intahe. Yakoreye Imana bimwe binkora ku mutima, haba i Burundi, ubuzima i Mahama, n'ubutumwa n'igihamya cy'uko ishengero rirabizi nari nyoboye ko ari umukozi w'Imana by'ukuri. Mu myaka twamaranye namwamuye ku rukundo, namubonye nk'umubyeyi adasanzwe pe, kandi n'Imana yamushingiye intahe. Mu isengesho nasenga avuga ngo umubiri urababaza, ariko ntaze yidodombe kubw'umubiri muriye ngo have abakure y'Imana. None yabikurikije. Ndashimira by'umwihariko umupasiteri Nkurunziza Adams yamubaye hafi, akaguma amurera mu buryo bw'umwuka. Ubu ndabimushimiye by'umwihariko. Ndashimiye cyane umuryango wa Juma, Mama Gayari, ahari nawe nyine Imana imwiteho, Imana imwugururire, kuko niwe yatubereye mu kibanza mu gihe tutari turi ngaho. Ndashimiye cyane umuryango wa Pascal n'umufasha wiwe, nibo bamubaye hafi, nibo bamukurikiranye, nabo ijoro n'umurango bamenya ingene ahumeka. Mukuri uyu muryango ndawushimiye. Ndashimiye abadufashije imirimo, abana bagiye bamusura, bamugemurira, amaguru yamugendeye bamuzanira umwerera. Nabo nyine Imana ibiteho, ibahe umugisha. Ndashimiye abashumba bagiye baza kumusengera bamuremesha, nabo nyine Imana ibahe umugisha. Ndashimiye by'umwihariko umuntu wese yagize icyo akora mu miryango. Hari abagize icyo bakora mu buryo, hari abagize icyo bakora mu kumusura, abagize icyo bakora mu kumuremesha. Mwese mwumve ko mwakoze umurimo wa Data, Imana izibahembere. Nongeye kandi kubashimira mwebwe mwataye ibikorwa musanzwe mukora, hanyuma mukaza kumuherekeza ijya nyuma, mukishikira aho ari. Ndashimiye kandi umushumba w'Inyakarambi Pelagiya, nawe nyine yatubereye umubyeyi. Revera Pasteur, nawe Imana iguha umugisha. Ndashimiye kandi abantu bagiye batumenyesha ingene ibintu biko biragenda.
no kuri ibikorwa bya nyuma twabanye hafi, abagize organisation y'uwo murimo twabanye hafi kandi babikoranye umurava. Imana ibahezagire. Nitworandira ku bw'ama emotion, ariko tuzi neza yuko umuvyeyi wacu nahagiye icyo n'ikibiri bahambye, ariko mu mwuka turi kumwe kandi yagiye neza nk'uko Imana yatubwiye. Twagiye turabona ibimenyetso, Imana tuganiriza twereka ingene agiye, biratunezera cyane. Ubwo rero tuzohurira mu ijuru. Murakoze, turabashimiye, twebwe umuryango wacu turabashimiye. Imana ibahe umugisha. Iminsi ishize umubyeyi wacu yitabye Imana, natekerezaga numvaga mfite ibintu byinshi byo kumuvugaho, ariko sinzi ukuntu agiye numva nanjye ncikamo intege, ariko byose birashoboka kubera Imana. Ngira ngo mwabyumvise, umukobwa we ukuntu yavuze ko nk'umuryango wacu ari ugushima Imana. Rero uyu mukecuru ari we mubyeyi wacu, yashatse mu muryango wacu, kandi twamubonyemo Imana, twamubonyemo umugisha. Yari umukecuru ufite urukundo. Nanjye urumva nari nkiri mutoya, ajya gushaka nari ntarabaho, ariko nagiye mbyumva ndi mutoya bavuga amateka ye. Ndabyita amateka kuko bari barahungiye i Burundi. Data ajyana n'umugabo we. Data niwe wakurikiraga umugabo we. Bagezeyo data akomeza ajya i Bugande. Ubwo rero navukiye i Bugande. Data yamuvugaga ko yajyaga agira ibintu akajya abwira mama, akamubwira ngo mukuru wanjye nagushatse nifuza ko umera nkawe, ariko nawe ndabona ari uko bimeze. Yajyaga rero amuvuga uyu mubyeyi. Uyu mubyeyi yaje kubyara umwana w'imfura ye, ava i Burundi wenyine, aza kumwereka sogokuru. Nuvuga ngo yari afite urukundo rwinshi. Naje kongera kubona no mubyeyi 2015 aribwo namubonye. Ariko mbere aho gatoya duhungutse tuje mu Rwanda, kubera ko najyaga mwumva, nanjye naje ndi mutoya, ariko data yaramuvugaga. Data yari yasigaye i Bugande, nijye narabashatse, ko najyaga numva avuga imfura ye witwa Natori. None nkajya mpura n'abantu nkabaza, ariko hari umuntu witwa Natori ukunuka kusimenye Burundi ni hehe nihe. Umuntu umwe niwe waje kumbwira ngo afite uyu mudamu wavugaga, mudamu wa pastori hanze, ko ajya i Buganda akaza no mu Rwanda. Naramushakishije mpura nawe muri gare. Hari umudamu nabonye niba ari we nasanganye muri gare. Ubwo icyo gihe nuko ubwo urumva ko kubera icyo gihe nashoboye kujya mvugana nabo, aho batahukiye baraje banyura iwanjye, banyuze iwanjye na pastor bose na mukecuru barahaba. Igihe kiragera biba ngombwa ko kuko bari impunzi, ko bavuga ngo impunzi ziza ahangaha. Bageze mukecuru koko twarabanaga, yarakomeje akajya arwara, ariko mu by'ukuri mukecuru yari umurame. Yajyaga arwara tukajya tugira ngo hari ukundi, ariko Imana irakomeza kugeza uyu munsi. Mukecuru yabaye twabarabanye, akajya abana banjye noneho
batazi ururimi ababwira, ariko umukecuru akabacira amarenga. Rero mu by'ukuri uyu mubyeyi nk'umuryango wacu yatubereye umumaro n'umugisha. Umukecuru koko reba abantu bari aha ngaha, ndizera ko bari hano kubera ineza ya mukecuru n'Imana. Rero mukecuru aragiye, ndizera ko agiye n'Imana yamuhamagaye, ariko turakomeye kuko adusigiye abandi, adusigiye abantu benshi. Mukecuru ku bwanjye namushimye kera, namusuyeho, nanjye nizera ko igihe nikigera tuzongera tugahura na mukecuru. Rero ndumva nashimira abantu bose batabaye umuryango wacu, umuryango wa Nyamugira, kubera ubwo ababayeho ko mba ntarigeze duhura, ariko nuko amateka umutware we nawe yitabye Imana i Burundi kera bakiri bato. Mwabyumvise umukobwa w'ukuntu yavuze ko uwo mubyeyi yabareze we n'inshuti, nta bavandimwe yagiragayo. Abavandimwe ba mukecuru n'abavandimwe b'umugabo we bari barasigaye mu Rwanda, uretse data bari barajyanye nawe yabaga i Bugande. Umukecuru yatubereye intwari. Ndashima koko, nshimiye abantu mwese mwadutabaye, nkongera ngashimira mami uyu muryango, uyu mubyeyi wabaye hafi uyu mubyeyi wacu. Mu by'ukuri urabona ntago aturusha imyaka, n'uyu mubyeyi wundi n'umutware we uyu ndabashimiye cyane. Ndibuka mbere nza batarajya hanze nabasanze bari kumwe nawe, ariko nk'abakristo, kubera umubyeyi yasengaga kandi ari umubyeyi mwiza, Imana hari ukuntu igutegurira ibyiza. Imana yashakaga ko akomeza akaba mu muryango wa bano bantu, kandi umuryango wa bano bantu yabayemo uduhesheje byose. Rero ndabashimiye cyane, kandi igihe cyose nzabahoza ku mutima wanjye, tuzabakomeza tubane namwe nk'abana ba mukecuru, natwe nk'abana be, nanjye nzababera umubyeyi. Nongeye gushimira abapasiteri bose. Pasiteri nabonyeho pasita twajyaga tunavugana, ariko n'abandi bose ndabashimiye mu izina ry'umuryango wacu wa Ruhigira. Nkongera ngashimira abantu bose mami mukecuru yabanye nabo mu nkambi, aho babanaga hariya bose ndabashimiye. Nshimiye n'abandi bavuye i Kigali baziranye n'uyu mubyeyi n'umukobwa we, ndabashimiye cyane. Nkongera ngashimira umuryango wanjye twaturuganye i Kigali, umuryango wa Sebuhura. Nkongera ngashimira umuryango wa Nyamugira. Nkongera ngashimira inshuti zanjye dukorana hano mu Burasirazuba, ndabashimiye cyane. Nkanashimira n'abandi dukorana i Kigali, namwe ndabashimiye cyane. Ngashimira abantu bose ntashoboye kuvuga amazina cyangwa muri groups, mwese ndabashimiye. Kandi nshimye ko mwihanganye ko amasaha yashoboye kugenda yigirayo, mukatwihanganira mukaba n'umukira ahangaha. Ikindi nakongeraho,
ubu tugiye kuva ahangaha tujyane umubiri w'umukecuru hariya ahazaba umubiri uzaba ihera igihe cyose hariya iherezo rye, twongere tugaruka ahangaha umuryango ongere mube hafi dukarabe, hasigaye tuze kubasezera. harakabaho umunsi Imana yakuduhaye, uraza utubera umugisha, wari nyangamugayo, wari ntangarugero, hahirwa abakumenya ukiriho, wari uw'agaciro kuri twese, nzagukumbura, wampaye ibyishimo kenshi, nzagukumbura, nawe ugiye uzagubwa neza, nzagukumbura. iyakumpaye irakwisubije hakiri kare nkigukeneye, oya simbyumva umutima ntubyakira, aho uzi byose mpora n'ibituma nkwibuka, musigiye icyuho ntawagusimbura, aho ndebye hose mpora n'ibituma nkwibuka, musigiye icyuho ntawagusimbura, wari uw'agaciro kuri twese, nzagukumbura, wampaye ibyishimo kenshi, nzagukumbura, nawe ugiye uzagubwa neza, nzagukumbura. yana umutima utuje, urukundo ruguherekeze, uzahora iteka mu ntekerezo zanjye, nugera kwa rurema abamarayika bagutaramire, bakira iyo ntwari zoje urugendo, cyane umutima utuje, urukundo ruguherekeze, uzahora iteka mu ntekerezo zanjye, nugera kwa rurema abamarayika bagutaramire, bakira iyo ntwari zoje urugendo, najya utari nzahakubera, kuko wari uw'agaciro kuri twese, nzagukumbura, wampaye ibyishimo kenshi, nzagukumbura, nawe ugiye uzagubwa neza, nzagukumbura. La 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 la, ay, la 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 la.
ararutse inshuti ya Yesu arukiye mu gituza cye asinziriye mu rukundo rw'Imana ararutse ararutse umukunzi w'umwami Yesu impumuro nziza ya Kristo yamenyesheje abantu ibyo gukiranuka ibwa ufite igisuzuguriro ukazazurwa ufite ubwiza ubibwa utagira intege ukazazurwa ufite imbaraga ubibwa ari umubiri ukaza ari umubiri w'umwuka niba hariho umubiri wavukire hariho n'umubiri w'umwuka amen Mana ishimwe umubiri ubibwa utagira intege umubiri ubibwa ari uw'igisuzuguriro umubiri ubibwa ari uw'akavukire ukazazurwa n'ubutabera zurwa ari uw'umwuka zurwa ufite imbaraga mwene data imakire niko tugiye kumubika nawe murabona ko nta ntege nta mbaraga ariko igihe cyo kuzuka haleluya ibyiringiro dufite ni ibyo ngibyo ni uko umubiri ubibwa udafite imbaraga ariko ukazazurwa ufite imbaraga haleluya ibyo byiringiro turabifite uwamaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza nagusaba kwiboneza kuko abo twabuze abacu bapfuye bizeye bazazuka babibwa ari umubiri wa kavukire ukazurwa ari umubiri w'umwuka haleluya ubibwa udafite intege ukazuka ufite intege kandi niba hariho umubiri wa kavukire n'umubiri w'umwuka haleluya mwamera Imana icyubahiro bene data reka tuzamure Imana icyubahiro hari umubiri w'umwuka uyu ni umubiri w'akavukire tugiye gushingura tugiye gusubiza igitaka mu gitaka tugiye gusubiza akavukire muri kavukire haleluya ariko tuzazurwa turi ab'umwuka Imana ibahe umugisha mwakoze cyane reka no banyegereze dushingure mwene data wavuye mu gitaka wavuye mu mukungugu nyuma usubiza wavuye ubibwe n'umubiri wa kavukire uzazurwa ukutabora ubibwe kuri umubiri utagira intege ariko uzazuka n'imbaraga ubibwe uri umubiri wa kavukire ariko uzazurwa uri umubiri w'umwuka Mana aho intego igashira amarira atemba ku maso yacu imitima yacu irimbana n'ijuru kubw'ihumure duhabwa na Kristo ko n'urupfu rutadutanya nawe araduhumurizwa na Kristo duhabwa na Kristo ntacyadutanya nawe ntacyo rutadutanya nawe tuzahumurizwa na Yesu duhabwa na Kristo ko n'urupfu rutadutanya nawe araruhutse nimuhumure komezwe na Kristo
mbega inkuru mbi, iyi nkuru iteye ubwoba, wa nkuru we urica mugongo, ubwo twumvaga uwacu aragiye, amarira menshi, umubabaro, intimba n'agahinda dusigaranye, abakuru n'abatoya turababaye cyane, mbega inkuru mbi, iyi nkuru iteye ubwoba, wa nkuru we urica mugongo, ubwo twumvaga uwacu aragiye, amarira menshi, umubabaro, intimba n'agahinda dusigaranye, abakuru n'abatoya turababaye cyane. nubwo tubabaye hari inkuru nziza, abo hakuno ya Yorodani turimo turira, mbona abo hakurya ya Yorodani bo bararirimbye ngo umugeni aratashye, umugeni aratashye, ngo umugeni aratashye, umugeni aratashye, bafata inanga baracuranga ngo aratashye, umugeni aratashye, aratashye, yambaye neza araruhutse, warateguwe bihagije, uradusezera ntitwabimenya, none birangiye wambutse, umukoro ukomeye dusigaranye n'uwo gutwarana tukagerayo, tukazabana mu gitondo cy'umuzuko, warateguwe bihagije, uradusezera ntitwabimenya, none birangiye wambutse, umukoro ukomeye dusigaranye n'uwo gutwarana tukagerayo, tukazabana mu gitondo cy'umuzuko, umugeni aratashye, umugeni aratashye, umugeni aratashye, umugeni aratashye, ntabwo azongera kubabara, umugeni aratashye, agiye neza aratashye we, umugeni aratashye, hasingiriye ikamba ry'ubugingo, umugeni aratashye, aratsinze aranesheje, umugeni aratashye, intwari y'Imana iratashye, umugeni aratashye, abasigaye bukomeye aratashye, umugeni aratashye, natwe abasigaye twitegure, umugeni aratashye, aratashye, yambaye neza, yambaye neza, araruhutse, n'imirimo myiza yambaye neza, yamuherekeje, araruhutse, umugeni aratashye. murakoze cyane, Imana ishimwe. Mpagaze ahangaha jyewe mu izina ry'umuryango wacu wa Venani Ruhigira, umuryango wacu mu by'ukuri uranezerewe kubwo ku bwanyu.
turabashimye yimazeyo nkaba nk'umuryango nasabaga umusore washyinguye nyirakuru ko yazangaha nkamubwira icyo umuryango ushaka kumugezaho. Umuryango mugari wacu uyu munsi ntago ari wo munsi, wari umunsi wo guherekeza umubyeyi, ariko hazabaho umunsi nabwo wo gukura ikiriyo, tuzayibamenyesha. None umuryango uraza kuzakugezaho icyo waguteguriye nk'umwe waherekeje ashyinguye nyirakuru. Urakoze, genda wicarire. Rero nishimwe, ndabashimye cyane twebwe n'umuryango wacu nk'uko mbivuze, nanjye ku giti cyanjye, abantu bose badutabaye cyangwa imiryango yanyu, uzagira ibyiza haba n'ibi byatubayeho, tuzahagararana namwe. Ntimuzagire, byaba ari nijoro, byaba ari ryari, byaba ari mu mahindu, muzatutabaze, tuzabatabara twivuye inyuma. Murakoze cyane, muze kugera mu macumbi yanyu neza, uko mugenda mwumva ushatse gutaha mwataha, ikindi gihe tuzakibamenyesha kuko muri abavandimwe, nitukibamenyesha muzatwitabe. Murakoze cyane. igihe gitoya na za nshuti zawe magara mugendana ntizizakugezayo. Icyo gihe hazandikwa inzandiko nyinshi ubwayo mateka, bamwe batiruhukira mu mahoro, wari umuntu mwiza, abandi bati tuzahora tukwibuka. Ugendere, ariko byose bizaba byarangiye. Ndakugira inama iruta izindi, shaka Yesu, egera Yesu.